reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda udukurikirana. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ndetse reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero nyemera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abatari bakeya hano mu karere ka Nyarugenge, dore ko byakomeje kugenda abigaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni umurambo w'umugabo waje kugaragara hano muri kano karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kora, aho uyu murambo rero waje kugaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2024. Uyu murambo ukimara kugaragara hakaba hacitse igikuba, aho bamwe mu baturage bakomeje kugenda bagira ubwoba bitewe n'uburyo uyu mugabo yaje kwicwamo, dore ko byagaragaye ko uyu murambo w'uyu mugabo waje no gushinyagurirwa nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe tukaba tuje kugira tugezeho update z'aya makuru. Tukimara kumenya iby'aya makuru tukaba twararanganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye byabashe kuba ryakwandika kuri iyi nkuru kugira dusobanukirwe neza iby'urupfu rw'uyu mugabo, dore ko hari bamwe bakomeje kugenda bashyirwa mu majwi ko aribo baba bamwishe. Byose tukaba turi buze kuba twabigarukaho muri iyi nkuru kugira ngo uze kuza gusobanukirwa neza. Akaba ariyo mpamvu rero tuje kugira ngo tugezeho update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho hano muri kano karere ka Nyarugenge muri uyu murenge wa Gitega akagari ka Kora, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Rero natwe tukaba tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru y'uru rupfu rw'uyu mugabo, dore ko uyu mugabo ngo ari mu kigero cy'imyaka 35, ariko indi myirondoro ye ngo ikaba itigeze imenyekana bitewe n'uko bamusatse bagasanga nta cyangombwa na kimwe kimuranga afite. Ibi rero bikaba byatumye muri uyu murenge wa Gitega by'umwihariko muri kano kagari ka Kora, dore ko ariho uyu murambo waje kugaragara, bamwe mu baturage rero bakaba baciye igikuba batewe ubwoba n'uburyo ki uyu mugabo yaje kuba yakwicwamo. Bakaba rero batewe impungenge n'abagizi ba nabi bakomeje kugenda bica abantu. Ni ibintu byakomeje kugenda rero bigarukwaho ndetse bikomeje kugenda bitera impungenge bamwe mu baturage batuye hano muri kano karere ka Nyarugenge muri uyu murenge wa Gitega muri kano kagari ka Kora. Muri wowe ushobora kuba wise wibaza ibibazo byinshi cyane, aho ushobora kuba wibaje utese abagizi ba nabi baje kuba bakwica uyu mugabo baba baje kuba bafatwa, ese nyuma yuko uyu murambo ubonwa haba haje kuba hakurikiraho se iperereza ryaba riri kuba ryatanga iki kuri uyu murambo w'uyu mugabo waje gusangwa hano muri kano karere ka Nyarugenge muri uyu murenge wa Gitega muri kano kagari ka Kora? Ese nyuma yuko uyu murambo ubonwa hakurikiye iki? Iperereza ryaba riri kuba ryavuga iki cyangwa se ryaba riri gutanga iki? Byose rero uri buzi kuba wabisobanukirwa muri iyi nkuru. Byose turaje kugira ngo tubigusasanurire umenye imvo n'imvano y'urupfu rw'uyu mugabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Icyo tugusaba rero, turagusaba kudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza imvo n'imvano y'urupfu rw'uyu mugabo. Uyu murambo waje gusangwa hano muri uyu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge hano muri kano kagari ka Kora, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe kanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, ubundi ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Ni ibintu byoroshye rero, bamutse video yawe urabona hano ni subscribe cyangwa se sabone, ubundi hakare ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru yizewe, amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi. Nk'uko twagusizeranije kuzajya tukugezaho update z'amakuru y'abavugirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se avugirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda.
akaba ariyo mpamvu rero tuje kugira ngo tugezeho update z'aya makuru akomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muri uyu murenge wa Gitega muri kano kagari kakora uyu murambo waje gusangwa hano muri kano kagari kakora nkuko byakomeje kugenda abigarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ikaze nkuko twari tubikomejeho rero n'amakuru yakomeje kugenda avugwa ndetse agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Aya makuru akaba yakomeje kugenda yandikwamo n'urupfu rw'umugabo utaramenyekana imyirondoro ye, gusa ngo uyu mugabo akaba ari mu kigero cy'imyaka igera kuri 35, aho umurambo waje gusangwa hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega akagari kakora. Kuko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho ngo uyu murambo waje kugaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2024, aho abaturage bari babyutse kare bajya mu mirimo yabo baza gutungurwa n'uburyo baje gusanga uyu umugabo agaramye mu muhanda. Gusa ngo benshi batinye kuba bamwegera bibaza niba yaba yashyizemo umwuka cyangwa niba yaba ari muzima, ariko rero ngo baje kuhamagara inzego z'ibanze. Inzego z'ibanze zihageze zisanga uyu mugabo yamaze gushiramo umwuka, dore ko ngo banamusatse kugira ngo barebe ko haba hari ibyangombwa yaba afite abimuranga, basanga nta cyangombwa na kimwe kigaragaza imyirondoro ye yaba afite. Bahita bahamagara inzego zishinzwe umutekano harimo polisi ndetse na RIB nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Hakaba hari bamwe mu baturage batuye hafi yaho uyu murambo waje kugaragara, aho badutangarije ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2024 baje kumva umuntu atabaza, ariko ngo yaje gutabaza inshuro 3 zonyine, ngo bakagira ngo n'abantu barimo bararwana cyangwa se n'umuntu bari bateze akaba arabacitse. Gusa ngo nabo bakaba baje gutungurwa nuko muri kino gitondo baje kuba basanga umurambo hafi yaho batuye. Bakaba batangaje ko ngo bishoboka ko ari abanyerondo baba bivuganye uyu mugabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Gusa nubwo batangaza ibi ngibi bakaba nta gihamya bafite kuko aba banyerondo baba ari bo baje kuba bakwivugana uyu mugabo. Iyi ni nkuru rero yakomeje kugenda igarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe tukaba tuje kugira rero tukugezeho update z'aya makuru uze gusobanukirwa neza iby'uru rupfu rw'uyu mugabo waje kuba yagaragara hano muri uyu murenge wa Gitega muri kano kagari ikakora hano muri kano karere ka Nyarugenge muri uyu mujyi wa Kigali. Abaturage bakaba bakomeje kugenda batangaza ko impamvu bashyira mu majwi abanyerondo ko baba ari bo baba bivuganye uyu mugabo ngo nuko n'ubusanzwe basanzwe bakora urugomo bakarukorera abantu baba bagenda mu masaha ya nijoro, kandi bo ari bo ngo bakwiye kuba bacunga umutekano wabo. Iperereza rikaba rigikomeje kugira ngo hamenyekane uwihishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu mugabo, ndetse inzego zishinzwe umutekano zikaba zasabye abaturage gutanga amakuru bagahanahana amakuru kugira ngo habe hamenyekana aho uyu mugabo aturuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Mugambira Etienne nawe akaba yemeje ibyaya amakuru y'uru rupfu rw'uyu mugabo waje kugaragara muri uyu murenge we muri kano kagari kakora nk'uko amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Akaba yatangaje ko aya makuru koko ari impamo muri uyu murenge ayobora wa Gitega muri kano kagari kakora haje gusangwa umurambo muri kino gitondo cyo kuri itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2024. Gusa ngo hakaba hataramenyekana neza abishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu mugabo.
akaba yakomeje asaba abaturage ayobora buri wese kuba ijisho rya mugenzi we ndetse bakajya batangira amakuru ku gihe, kuko nk'uko bumvaga nijoro ari gusakuza atabaza, iyo baza gutangira amakuru ku gihe ntabwo aba yishwe n'aba bagizi ba nabi. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri uyu mujyi wa Kigali, muri kano karere ka Nyarugenge, muri uyu murenge wa Gitega, muri kano kagari kakora, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigaruka rero y'uyu murambo waje gusangwa muri uyu murenge wa Gitega, muri kano kagari kakora. Kugeza ubu ngubu umurambo w'uyu mugabo ukaba watwawe n'inzego zishinzwe umutekano, aho hakomeje iperereza kugira ngo habe hamenyekana uwihishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu mugabo. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka twisabire ukanda kuri sabone cyangwa se kuri subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye yakurikirana gatanu kuri gatanu. Ibintu byoroshye cyane rero, munsi ya video yawe urabona hano ni sabone cyangwa se subscribe, ubundi hakande, ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification zigeze kugeraho uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, kujya hasi muri comment usige igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge, kugira tubone uburyo dukosora tujye kukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka garuka.